baratubwira ikibazo ngize kubaza Rashi ko n'ahantu uri ngo mijana ndabaza ngo canalisation cyari cyo canalisation se canalisation sinka urabona nk'anteni ya televiziyo cyangwa se kira kibora cy'igisahani haru canalisation ni nkuko wakimanika ahantu hanyuma ukacumikaho urusinga ruhuza amajwi nibyo ra nyita canalisation ya ba ari ikibazo se agahuyu ubwinshi bwako agahuyu iryo jambo ubuhuyu n'uduhuyu oyasha uduhuyu agahuyu ubwinshi bwako n'ubuhuyu bungaye oya nago rigira ubwinshi akagira agahuyu bwabaye ubuhuyu nago bigira ubwinshi akareka gahuyu nago bibaho nagahuyu kamwe nyine ntabwo ubuhuyu bumera kimwe agahuyu mfite agahuyu ufise agahuyu manasa afite agahuyu byaba wese ko naka nta bwinshi rigira ubwo byakitwa agahuyu kamwe kandi ubuhuyu akareka nta bwinshi bidafite smell imwe ubwo agahuyu ka manasa agahuyu gagomeza araga n'akabande bose ngo dusubize mana agahuyu gagomeza araga oya ubuhuyu agahuyu gake ndagafite agahuyu gahora agahuyu reka tubasuhuze rero nanone bakunzi bapasa Manase ndi kumwe na Jeanne wambaye neza cyane iyo shati ni yawe yego warusiko na ITS gira nizikora kabisa ni yawe uriye se ko yantunganyije sheri arabyibagirwa si ako wambaye nagaki nagashanete kagura ngahe nimba atari banga shakazana n'amaherena yayo nakandi kantu ko ku kaboko n'impeta angahe nyine 25 y'amanyarwanda se n'amapondezi yego y'amanyarwanda akumenya kari mitsinda byashoboka njya mbitekereza ni gift nanje nayikura abantu barabamenye uko bakagenda wagera ahantu ati ndinywera Heineken kubera ko nkuzi arizo zidapfa sinana yinywa nyine ntabwo mvuze wowe kandi mu buzima bwo atayigurira yagiye kunywa yigurira ese Heineken igura ngaye ku buryo umuntu atayigurira bavuga ko ntabwo urabisinga inzoga bavuga ko zidasindisha zimeze nk'amazi kandi zikanahenda umuntu azinywe yagenga gucumuriza nese nankwe hubwo ibiri butume kandi yagenga gucumurizo agucumuriza yerekane ko afite nunzu ufite asige nyine ikofa ayicunze ayinyeganyeje ayibirinduye nzana Heineken kuko ngo izindi zo baranywa bagasina kagaragaza ko banyoye bakanerekera none se ubwo ngira ngo yakabaye anywa fanta igura make ibi bintu byo gucucura amakofi y'abantu ubwo naga ari byo n'umuntu wabimbwiye n'umukobwa kwanza nk'inzoga turwana bisanzwe ambwa ati buriya iyo umuntu yaje nagucakiye neza ndabantu nkagucumurizo gute se icyo gihe nakubirindura icyo gihe turarya bisanzwe namba nakoga kuko cyangwa ifi turayiriye ubundi nkanywa Heineken gusa zonyine ati Heineken wanageza amacupa 50 utarasi nese kuko wazinyweye nta sinda mutubwiye ninde umwe inzoga oya nanje sinywaga inzoga kuko inzoga rwose kureba ngo wazinyweye ntabwo inzoga iyo byabaye ngo nari nyine zuru kwibarishwa makuru nyine ntabwo ndanywa Heineken nge ntabwo ndayimwe sinzi uzabaza bazinywa baza sinanayinywa nagashaka gucimirizo none wowe nta uracumurizo murizo se ni harya ngo nukunyeganyeza ikofi ufata umuntu ukavuga uti shaka nkwereke gucucura ikofi y'umuntu uzantekereze bizaguca nawe ndayica ubwo niba hari uzi wamundangira ukajya kuyica kuba ufite ibintu nk'iki uraca bundi bwo nunguki umuki ubwo murizo gwiwe niko naho uragucumurizo ntago byabura cyase yenda hari umukobwa umwe yashatse kubigerageza kugucumurizo kugucumurizo ariko oya nanje nari kontoroye ndavuga ati kugira ngo ankone muri hajya no gukonaga no antumurizo ancahure asubwa gushaka biri no gucumurizo ntago byaba bihuye akubwira ngo ancumurizo nafatira icyaha kitaraba ubwo bivuze wafatira icyaha kitaraba cyangwa wagikumira kitaraba nagikumira byose byose muri rusange buretse umurizo ni iki umurizo inkigira umurizo nibyo nzi nyine umurizo ni iki umurizo ni ikintu giteye inyuma y'inka cyangwa se sibyo umurizo se sibyo okay buretse umurizo uvuze ko ari
inka irawugira nkigira umurizo ihene irawugira ngo ni nkoko irayigira Kandi twavuze imirizo inkoko si twavuze ntabwo umuntu. inkoko twavuze ko umuntu bamuca umurizo ubwo se umuntu nagira umurizo ese nyine ahubwo nibyo ndi kwibaza nibyo nyine yagiye muri kubaza amaraso sisiteme yo kugucuncumura bihaye ko gaterime ngo ni uguca umurizo kandi umurizo ntumera ntabwo umera iyo bawuciye biba birangiye umurizo ni akahe akamaro k'umurizo ahubwo mbanze munsi umurizo w'ikinyina akamaro k'umurizo we umurizo umuntu ariko ko wapfuye yarapfumaguritse ku itungo ubwo ngubwo akamaro k'umurizo ku itungo mbona n'inka biragaragara ko iyo iramuka iragenda hari ukuntu inka zigenda kurisha nyine mu rwuri tu uriya murizo uyifasha kugenda ngo guriya murizo gufasha inka kugenda yikubita ari amasazi aba arayibangamiye guriya murizo gufasha inka kwihungura ibindi bintu runaka bishobora kuba twagiye umurizo w'ingona naniyo nzingu umurizo w'ingona ingona urayizi uretse kuyibona nyine muri ingona ibahe mu mazi umurizo uyifasha iki ngira ngo uyifasha kwihuta igiye nko gufata nk'ikintu ngira ngo nyine umurizo wayo urayimotiva mu kwihuta yongera speed umurizo w'ifi nabyo nibyo kuko nibyo bituma igenda mu mazi yego wari wabona ifoto ya spamu ni ibiki intangangabo urabona ifoto yayo yego intangangabo ntabwo wize se ntabyo nimara nabyize naba nkibyibuka uko ikoze nayo ifite umurizo kabisa reka yego yakuzi kari byo ndibana kuri Facebook kwa kuntu kari kunyoro umurizo rero niwe ufasha kwihuta none se intangangabo none se intangangore bimeze bite intangangore ni nk'igi gusa byonyine gusa ubwo nibantera inda nzarebe yuko nta murizo wameze wowe uzaheruka baguteye urebe nimba nari ntarabimenya ahubwo ngubu uzazunera inda hanyuma ndebe ko hazi ni uruca abana ahubwo kandi intangangabo ntabwo irebeshwa ijisho keretse ibiko nari ngiye kumuganga azaza ntera inda ndebe ko izana wabuze gutandukanya intanga n'amasohoro urabizi nzi ngiye ko ntatera inda ndabizi nibura mu bwenge bwawe nyine nta nubwo nsohora nyine mu bwenge bwawe nka Jeanne n'umusirimu turi kureba mu bwenge bwawe ese ko uri umusirimu bivuze ko ibintu byose ububizi okay Jeanne wanyuze mu ishuri noneho ako Jeanne wanyuze harya warumbashije intanga n'amasohoro uzi kubitandukanya tandukanya okay intanga ndatekereza intanga ari ibintu umuntu asohora umugabo nyine asohora bikajya mu mugore bikiremamo umuntu hanyuma amasohoro nzi ko ari imyanda isohoka nyine ikajya muri puberi ni muri puberi cyangwa ni muri tuwarete iyo ari muri tuwarete ndabizi se manu ubizi gute wowe ariko uyu ntabwo yabiyoberwa ari nyirabyo isomo rinakomeye mani intangangabo n'ubyica leta intangangabo ni iyi ngiyi nyine tu yihuza na twavuze intangangabo bavuze intanga n'amasohoro intanga ni iyi ngiyi yihuza na ryagi ku mugore bikaba byarema we muhakanya none sege bureka mvuge nyine turanariza naza kubyibagirwa bikaba nyine yananga ni yandi izagenda ikabyara ikihuza na ryagi bikarema nyine bikarema umuntu noneho amasohoro ni cya gihe amasohoro nazo ziba ari inanga ariko ntabwo iba ari ya sipamu irema ni ibihuhwe muri make ntabwo bibaga ibihuhwe ni ibihuhwe no se bimaze ariko byanabaga ibihuhwe kuko reka mbafashe tutaza kugira ibintu twangiza intanga n'amasohoro mbere na mbere biba hamwe icyo ni icya mbere cyane turi kumvikana ariko wabibajije gugu reka twarabize se hari umuntu wowe ntiwabwize ko wari ukuri injiji ntanutse wumva ntakuri inturi kubita umuntu hanyuma rero intanga zikaba mu masohoro umugabo wese utera akabariro amasohoro arayagira ariko siko bose bagira intanga nzima cyangwa se hari n'abatazigira hari n'abatazigira umuntu utabyara ariko amasohoro Imana ijya ibaha akana ashaka umuntu utabyara Imana ijya ibaha akana kararyoha ariko amasohoro aba ayafite akaba yasohoraga ariko ntabyare
ayika data mana ariko noneho icyakavuyemo kijya nyine yasohora ari ibihuhwe ako se barangira ngo ni umugore uba ufite ikibazo nyine niyo mpamvu akubwira ngo niba mubana mutabyara igisobanuro cyanyacyo ni mujye kwa muganga mwe kwitana ba mwana birashoboka ko aba impamvu ituma umugabo atabyara wenda ari icyo kibazo kandi banamuvura gakira hari inama bamugira y'indyo agomba gufata n'ibyo agomba gukora se buriya no mu biryo bibamo hari indyo nyine umuntu ashobora gufata zituma za ntanga zigira imbaraga hakaba we nubwo n'umugore waba bifite n'ikibazo cy'uburwayi urugero yarakwemo inda kenshi se ibintu nk'ibyo bituma umuntu atanya gusama niyo mpamvu bakubwira ngo ugize akabazo fere ya mbere ifatire ku kigo nderabuzima we n'umugore gwawe none ko hari abagira ubwoba bwo kujyayo wabagiriye inama nabagira ni ugushirika ubwoba ubwoba waba utabyara washatse umugore ushaka kubyara ukanga kujyayo ariko rero hari igihe avuga ati ninjya uretse mbabwire hari igihe avuga ati ninjyayo umugabo wanjye agasanga ari njye turahita dutandukana umugabo nawe akavuga ati aho guhomba umugore wanjye buriya hari abantu bagifite urukundo mana ubwo se urumva ari urukundo byihore aho guhomba umuntu ariko se nta wamugana urukundo rwo gushwana babanye basezerana inyungu ya mbere bategereje ni iyihe umwana n'ubuzima bwiza none se hari iki mbe na mbere bavuga umwana ubuzima bwiza bushyize ku ruhande kuko n'abarara muri rigore abana barabakenera sibyo rero niba mubona kusama kwanyu biri kugorana hariya kumbwira ngo agomba wefate n'ubu bintu wapfa kubyumva wowe rero ako ngiye ikintu numva nakora ari njye bibayeho twajya kwa muganga bambwira ko ari utabyara tugataha tukajya mu rugo nka mugabo mwiza tubiganireho ibibero nimba mbwiye ntabwo yabyara burundu wemeye mukabana mutabyara sabaye uretse wowe wowe uburyohe bw'umwana wowe egera hirya urumva tukabiganiraho twamara kubiganiraho nkamubwira ati rero sheri wanjye nimba ubyemeye nkabyare hanze nimba ubyanze tujya gushaka umwana mu bigo bifasha imfubyi tumwiteho ubwo niwe waba ufite amahitamo yanyuma ariko wabyanze byose shano kuri ko Imana nakubeshye njye nakwigenda ari uguhitiyemo mubyarana wabyemera abaye ari muzima zari ikibazo cya mbere suko ari umugabo wanjye wabimbwiye ntabyemera njye ari wowe ufite ikibazo ese bara Jeanne wowe umugabo akubwiye ati ndabona biri kwanga ngiye kubyara nakwihangana njye nakwihangana akagenda nakwihangana n'ukuri hanyuma se ari uko ati ngo genda ubyare ari wombwiye ngo ngende mbyare dukomurutse kumwe n'ingasira avuze ati ko yongere kuryama n'undi muntu utari wowe afaza tuye muri bya bigo birera abana b'imfubyi nka za SOS n'ibindi nkabyo nta kibazo si umwana siko njye nahitamo kujya kuzana umwana si umwana siko dukeneye mu rugo yigo kubera iki kugira ngo nandukane akoma oya nyine kugenda ari bubyara akamuzana wari bubyara akamuzana nabimwemere hari ikibazo se si umwana twaba dushaka wabwirwa n'iki ko umuntu babyaranye se batazajya bakomeza nta kibazo nese niba barabyaranye niyo yamuzana akamuzana mu rugo tukabana mu ngewe ubundi utangiriye umushiha tw'abana ngewe nyine se umuntu ko ari mugari umuntu ni mugari nyine akajya ajya akamusangira kari akantu gacima kandi k'ubwenge baratubwira ikibazo ngize kubaza Rashi kumwe n'ayantu uri ngo mijana ndabaza ngo canalisation icyo ari cyo canalisation se canalisation si nka urabona nk'anteni ya televiziyo cyangwa se kiriya kibora cy'igisahani hari canalisation ni nk'uko wakimanika ahantu hanyuma ukacomekaho urusinga ruhuza amajwi nibyo ra nyita canalisation hari ikibazo se oya nose ubwo n'umuntu ufite dekoderi na antene bya kanara ariko ibyo bintu ni bimwe sibyo uretse mbabwire njye nababwiye cya gisahani sibyo harya bakita ngo iki antene nyine nta kibazo hanyuma hari urusinga ruba ruriho rukagenda rugahura na televiziyo na dekoderi nta kibazo na dekoderi hanyuma ya majwi azasohoka na muri dekoderi ajya muri nose wa munara kandi nawe utuma n'ubundi amajwi aba meza njye niko mbyumva njye bita canalisation hari wiseka man wari guseka ibiki nta kibazo natansobanurira ibi bintu nibyo ibintu bivuzweho n'abagabo barenze bangahe nose ubwo canalisation twemeje ko niba akoresha kanari wenda birashoboka wenda bita canalisation sibyo yego none akoresha indi antene itari kanari
Startime wenda zo akoresha Startime yaba ubwo yitwa ngo iki Startime naziyo Startime sonorisation hari wavuze ngo oya subirana tubwiye ngo umuntu yari mwiza ku isura ikibazo ngo ubwenge bitagomba nitegeko ko ugomba none se umuntu uyu nguyu ni mwiza ko bukoropye we ni nturi y'amahurunguru ibaze noneho umusore nk'uyu nguyu amahurunguru oyada kugira ngo mbabwire ko igisobanuro ngo ubwenge bwe ni nk'ubw'umwana w'amezi 6 oya mwana aramurusha oya se none amezi 3 tubye ukunda nyina nje hari ikintu ni nakunda nyina nkunda arata uri mama ntago twavuze mama wenyine twavuze n'abana abona ikiri kugenda tugiye mu rukundo rwa relationship uretse wumva ibintu atagiye kwinjiramo mu bishoboka no bundi banyiganye kanalizasiyo wabisubije bigeze babikora ibyo nibyo navuze basubize rero niho yazanye icyo gisubizo cyuko bijyanye na antene na installation kanalizasiyo mwari mwagiye kure cyane kure kandi ubu twakinyuzeho wone mwakinyuzeho ahubwo murahabanye ibitekerezo tubijyanye kubwira ati ejo duhuriye Nyagatare uti nta kibazo ndi mu modoka yewe ugeze hese ngukano kanya nkase kuri pfunda mwanya naba ngugezeho ubyumva urwo subwira umuntu nkaho ugiye Rutsiro cyangwa za Karonge pfiriye kandi ko gushaka Nyagatare kandi wana ku Nyagatare no kubona aho turi ni gutyo kuyumva igisubizo cy'ahantu muri nibi mwavuga ubwonko bwanyu wagira ngo imyambi y'ikinyogote yabarashe mu gihorihore mu kirindi twararangiye oya tubwira ko twumve nabo turarangiye ni bijyanye n'ubuhinzi abyumvise ukuntu bayobora amazi mu mirima cyane cyane mu mirima y'imiceri ariko zikare byo koko ari byo ko tabivuze urumva nta nawe uri kuduha unese undi twe turahinga ndakubwiye ko duhinga ubwo ni kimwe na irrigation se manasi ni kimwe na irrigation ni ukuhira dore mashini irrigation canalisation ni uguca imiyoboro ijyanamo amazi kibita gukanariza ni ukuvuga ngo wowe uwize agronomy ntabwo nabyize ntabwo niza agronomy ariko ibi bintu umuntu wese no ku maradiyo biravugwa buretse nkubwire irrigation manasi yarahinze n'ikimenyemenya afite amabavu iba hamaze kuba canalisation irrigation ni igihe amazi bari kuyarekura noneho ugasanga abantu bafite nk'imashini moteri ifashe mu nta mukobwa ukikwemeye nanjye nta mungu ukinyemeye ko ntuzi no guhinga reka se nakwemera umuntu utazi no guhinga reka tubanze twumve canalisation itiyo inyuze muri moteri igafata mu mazi abo bandi gukanaliza ubwabyo bazana amazi sibyo noneho ya moteri uko iri buhinde bayikora icyo bita irrigation kuhira none rero igisubizo mwamaga murumva ko nk'umuntu akubwira ati ngo duhe igisubizo kimwe kutuva igisubizo kimwe nakibabwiye ko ari bijyanye no kuyobora amazi n'umuyoboro w'amazi kamemu cyangwa kuyobora amazi mu murima kanari niki uyu munsi wabyukiye muri canalisation kanari niki na antene ya televiziyo kanari niki ntajya kurasi ariko mwareka kubwira ndakwiyamye antene ya televiziyo ni kanari plus oya njyewe kanari ni ya sahani nanditseho ko ari kanari plus ya sahani nyikomeze nimba wabivuye kanari plus ni ya sahani none se ko ari plus nyine wigeze umva manasa ashyiraho plus none se ko mwagira ngo ubwonko bwanyu mutekereje wenda ngo uburwaramo ibibyimba by'imbere erega no gutekereza muri canalisation mubwira icyo ari cyo ni kanari n'iki none akira buretse gutekereza cyane birasajisha n'akazi kawe rasa ku ntego kanari ni ntego byarangiye reka ndase ku ntego kanari ubwo ngubwo twabonye ko canalisation ni kwa kundi amazi agenda ubwo kanari ni hamwe amazi wayafatiye sera ubwo uyu ni umuyoboro wanturiwe mu bwinshi kanari ni umuyoboro umwe mu bwinshi bagita mu ki canalisation mu bwinshi bavuga ko ari mu ki imiyoboro amaze kuba myinshi none y'amazi imiyoboro canalisation kanari ukavuga ka ijambo ry'Igifaransa sinzi ko arishobora canaliser oya canaliza basi ni umwe ni canaliza kanari ni umuyoboro umwe noneho mu miyoboro myinshi ni icyo canaliser je m'appelle ahubwo byararangiye ariko data we iyo bigiye mu bwinshi byitwa kano
cyangwa ni cano kano ariko cano ubwo nayo iri mu gifaransa cano ni icyongereza cano ni icyongereza igifaransa ni shene ni shene ya nuko maze kwa mama kumvise uvuze ngo niki ubwinshi subiramo nshaka kubishyira mu mutwe neza mbwira ubwinshi bw'inzovu yego ko mana nyagasani ubwinshi bw'inzovu mitse nkuvanga muri kana nkuzane mu nyamaswa ubwinshi bw'inzovu ni iki ubwaye inzovu nazo ceceka ndabacyabaze mu kangurambaga mbabarira bivuge wowe ndase ku ntego ubwaho ndi kumva inzovu n'ubundi ziri mu bwinshi inzovu ewana inzovu nyine ni mu bwinshi n'ubundi kumuga n'inzovu yahinduka akazovu nta nubwo igira ubwinshi noneho ntabwo nuko utabimbwiye kare okay ngaho ijambo agahuyu n'inteko nako agahuyu ubwinshi bwako agahuyu iryo jambo ubuhuyu n'uduhuyu oyasha uduhuyu agahuyu ubwinshi bwayo ni ubuhuyu bungaye oya ntago rigira ubwinshi akagira agahuyu bwabaye ubuhuyu ntago bigira ubwinshi akareka agahuyu ntago bibaho nagahuyu kamwe nyine ntabwo ubuhuyu bumeraga kimwe agahuyu mfite agahuyu ufise agahuyu manase afite agahuyu byaba wese ko naka nta bwinshi ubwo byakitwa agahuyu kamwe kandi ubuhuyu akareka nta bwinshi bidafite simeyiri imwe ubwo agahuyu ka manase agahuyu gagomeza ari agahuyu n'akabandi bose ngo dusubize mana agahuyu gagomeza ari agahuyu oya ubuhuyu agahuyu gake ndagafite agahuyu gahora ari agahuyu we mana marasi we gakeya karimo agiye mu gahagarara muri jose zahanuka umva n'imibirahu oya vuga n'ibiheri ahubwo byariduka niko ibaza agahuyu nikagira ubwinshi tutajya nta bwinshi bw'agahuyu umva we subira ku ishuri agahuyu ni iryo nta bwinshi rero tugana ku musozo w'ikiganiro Jeanne wakoze na Rashi wakoze ubu tuzasubire ibintu nakagaruka bye